bacu muraho turabasuhuje kongeye kubasuhuza mwese aho muherereye hirya no hino impande nyezisi kongeye twagarutse kuri ka gacano kanyu mukunda cyane Ladies TV Show 1 tumaze iminsi nk'ingahe twari tubakumbuye cyane none twaje ariko noneho twaje dutandukanye uri kumva neza tumaze iminsi twararwaye twese twarwariye rimwe rwose mutwihanganire ibyo muri bwumve bidasanzwe tuje turi abandi muri kumva amajwi ko yahindutse ariko nimugira ngo ibitaramo nyine byabaye byinshi bya Noheli ntago byari kubura twararirimbye cyane akana Yesu twarakaririmbiye cyane bituma dusarara none ni ukuri mwihanganira amajwi dufite agira ngo nibaze n'abasuhuza abantu bacu muraho neza nshuti zacu amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe nkuko mubimenyereye ni baba mama Ladies TV Show 1 turagarutse ni Shimene na Sandrine nkuko bisanzwe muratwihangana rero twe tumaze iminsi tudakora ariko nta yindi mpamvu yabiteye twararwaye pe yango namwe murabibona twarwariye ntabwo bari kubona ko nananutse we twabaye byarangiye tubaye impanga iyo umwe arwaye n'undi ararwara nananutse cyane ndapfuye mwihangane nyine nananutse hagati aho Noheli nziza umwaka mushya muhire uzababera uw'amata n'ubuki turabakunda cyane kandi namwe turabizi ko mudukunda nayo mpamvu dutemewe guheranwa n'uburwayi kugira ngo tuze tuganire n'abakunzi bacu uko bimeze ni ukuri nubwo twarwaye ariko turashima n'Imana yaraturinze kurushange hano mu rugo twararwaye twese n'abana ari iwanjye sinakubwira uwacu niyo wacumbiraga abana niyo watekaga umve ntabasha no kuva mu buriri ariko ndashima Imana ko yaturinze tukaba tukiri bazima Imana ishimwe akana Yesu kavutse neza mu mutima wawe ko ndi kubona umeze ukuntu nuko nari ni umunsi waje neza imeze neza ngaho tubwire rero ugiye gukora iki none tugiye kubabwira iki uyu munsi turashaka gushimisha abashuti bacu zacu kandi rero ko tumaze iminsi turwaye tutahari ngo dukore nta bintu by'ubwenge bwinshi tuzanye dufite buke mumenyere tuza twicara tukaganira ariko n'ubundi uyu munsi ntimwitega ubwenge bwinshi ntabwo tatuma nkora bya bintu oya kamene n'ubundi nutakamene akazameneka kamene umunsi rero tugiye kubazanya ibibazo njye na Sandrine twari byo by'ubwenge zawo kandi ntabwo mfite shadongore yangana ari umwana wo muri famiye ndamusuhuje Fabiola ubwo ndavuze ngo n'umwana ariko yabaye umugore onkre yigeze kutwicaza mwari aratubwira igisekuruza aravuga Fabiola aramutega amatwi onkre ageze imbarageje kuwa gatatu ahita ambwira ngo yego papa ngo rekeraho ngo nimba urenze kuri shangazi mushenge ngo nushaka kurekera abandi bose sinshobora kubyumva none nawe nurenga hariya nta bwenge musezeranyije ntabwo mfite nanjye rero nibyo nshaka hano hari ifu ikibazo cyawe kikunanira nzajya gusiga uransiga kenshi ndabyiteguye ni ukuri inshuti zanjye mwihangane nanjye ninanirwa uransiga wagiye rero gahunda y'uyu munsi ni uko iteye ariko nubwo harimo ifu mu bibazo byacu harimo n'ubwenge niba harimo ubwenge ntabwo mfite njye nari nzi ko hari ibintu biri aho none ngo harimo ubwenge njye mba nateguye ni kumwopera ntabwo nigeze ntegura ngaho mbaza vuba usige gira usige se nyine ndetse wababwiriza nushaka ubutangiye ni ukuri nta bwenge mfite reka nkubaze kandi njye nta mikino ikibazo cya mbere ndategereje urategereje mbwira itandukaniro riri hagati
vuga n'ubundi se ko ntegereje ko unsiga itandukano riri hagati ya RDB na RGB. Sandrine, RDB ego iyo bavuze RDB wumva iki, bavuga RGB ukumva iki? RDB noneho mbaye nk'abandi Rwanda Development Board. Iyo ni RDB. RGB Rwanda wasiga nyinshi shasi narantinye no kuguma shawra tuba ariko wikapta shawra tuba zoza to koko sura Sandrine gutuma nyora gace hano harimo n'ubugo. Okay, kanze ngobazi shanda ntunyigishije ubwenge uzi ko mise numva ko ubwenge bugarutse umukino urarangiye oya ntabwo urangiye shanda ntabwo arangiye icara hano ikibazo ndashaka gucuma kugari ndakoroye kukubaza ese reba hano igisirikare cya Kongo cyitwa gute ungaruriye ubwenge Natiz FRDC uziko nzi ko ari FDLR kuba cyarabikamenya yagucira ibimene ugaruke ntabyo pe ntabwo cyahindutse nta bwenge mfite pe ubu nari nzi ko murashe ntabwo ugiye gusoma ntabwo nemera ibi bintu yewe we jamwana reka dukore ikiganiro dukore utandeye yesu we nawe noneho nzoza ariruka twagiye nawe ninde ubaza ntigengeye kukubaza ikibazo cya kabiri bwenge mfite akira baza ngufashije ubwa mbere u Rwanda hasi se wowe kutamposoye ibyo navuze nabi ngaho uvuga umwana ntabwo nize mu Rwanda ngewe ni amateka hasi njye nize mu Rwanda baretse ngeze Kongo nagiye mu gisirikare cya Kongo njye narwanye ntabwo utazi FDLR nabuze ngo ni nari nzi ko ariko nabuze ngo ni FDLR ni inyeshyamba bose baravanze niyo uvuga abazalendo ngaho komeza bakomeje mbwira umuperezida wa mbere wayoboye u Rwanda nawe ukomeza abana rwose uko ibyo bintu ndaje abizi mama garagaje bari gusubiza abanteje no kwimana kandi basi bimaze aba Patrice Lumumba bo muri Kongo abona ikibazo ntabonze hano hantu ntabwo oya ariko we warayize perezida wa mbere si ubwo ngubwo twisimbuke uzana musiga n'intuza perezida wa mbere ni mungu ibintu bya mungu gutyo ubwo ni mungu yiko mwankope Gerard zana hano none uze ntafunze ntabwo ari Kagame Kagame ni uwa kabiri ishaho w'intino Sandrine haba mungu niba ari mungu ibintu bya mungu birimo ubwo ni mungu yiko koko se nacyo cyane ni asize n'amakaru noneho ndapfuye mureke dutahe turekere aho ikiganiro wamukamisha ndananiwe reka nkubwire hata mabona Sandrine ukuntu ari ikimama cyiza sasa ikibazo kiri hano ni ukuri kw'Imana inshuti zanjye mwese muranzi si munzira ntabwo njye nigeze mba mu Rwanda cyane jewe nize muri Kongo urumva none arimo arambaza ibibazo byahangaha naje ejo bundi nta nubwo ndi
usuka amazi ku birenge nanjye mbaye nibwo ukizi none numvira ibintu ari ihangane diaspora bageze mu kubizi ko ndabizi nanjye nyine ndimo ndakwigisha mbaza none reka rero none ndaje ndakorohereza norohereza sibiki arakaye ubu nafashe umwanzuro wo kuraka yasha mbaza icyo nywa mbaza ikintu nkunda kunywa sinongo ngopeza si ibibazo hanyuma se ngusige gute kandi uri gukimbwira kandi rero ngo nyine umbaze nababwiye ko nta bwenge mfite sinabibabwira nabateguje kare ndabwira ngo kumva nta bwenge bwinshi mfite none nyumvira ibintu byose n'umugore ari kumbaza utumye inkorora yego nza gukamena amanyihanganye reka nkubaze umupolisi sibyo umupolisi sibyo uretse umupolisi wakacishije karahava kabisa muri covid yitwa Kabera niwe ko uzi ko abana banjye bavuga ko Kabera araje sinagahita arya ngajura bavuga ko dore Kabera araje sinagahita arya yananiwe kurya naze gaje ko batamufungiye muri stade nkanjye n'abari yambaye agapfukamunwa kuko yajyaga apfa ku ishuri ari kurira mwana ngo yambaye agapfukamunwa njye naraye ku murenge aho siga vuba dutaye ubaze ikindi kibazo baza komeza ubaze reka akira nta bwenge mfite nabikubwiye kandi uri kumbaza ibintu ngewe rwose niga sadi noneho wavuze ngo ibintu utiye kubaza ikintu cyoroshye neza ariko naganye nawe wabuze ngo utanakizi Kagame nawe ntabwo bamutoye ugeze urambaza itariki bamutoreyeho se yego shira hano ese ubundi nose tumaze kumutora inshuro zingana hari n'iso natoresheje ndi n'umusesa mbamo ugiye kumbaza ibyarya manda ye ya mbere ndayizi ni 2002 uransiga se washubira nyine uratsinze ntabwo ari kuri bunzige narize wongeye kugusiga none se mu 2022 oya kangahe manda ya mbere bebere kabiri wa itariki barakubeshya itariki babe oya iby'itariki byihorere imana oya ntabwo mbyihorere oya itariki umwaka ukavuga ni itariki nashoboye umwaka itariki se itariki nayo wambajije oya ntabwo usiga ntabwo ari itariki yambajije rare yavuze igihe cyonyine ngashyira hano uretse watsinze shyira hari mbaza M23 yafashe Goma ku itariki zingahe wiri kubireba buri munsi ikibazo harimo n'ubugo oya ntabwo urasubiza musubiza ndakwica intare za Sarambwe n'amadubu bafashe Goma ryari ese marubwi turabazanye ibibazo wowe ntiwambashije ibyangange n'abagahehe njyewe nari impari umunsi muncira urubanza njye nari mparira njye nambwiye ko ntigeze mba hano nari umudiaspora ego diaspora none urayamanitse ese mbanze ngabanye meka ugabanye iki se ko n'ubundi byose biri bujyanire muri ruhurura yewe we ntabuzi ikimenyimenyi kibereka ko mbabaye cyane uretse gato nkwereke iki tega mpamvu Sandrine ugiye kunsiga uzi niba kwa kondisiyo kondisiyo umuntu watsinzwe ntagira ijambo umuntu watsinzwe n'ikindi oya moshe ndikumva ndikuzuza nuko wangize ubaye akavura ivundi yesu ikizi na nyina wundi abyara abakobwa igiye muzurusha na nyina wundi ayiwe none ndayishoye mu kiganiro ubuya na nyina wundi abyara abakobwa ako wamanije koko wawe basaza bazaga none mutwakubije yabonye ibintu Sandrine nabone ikizi wowe munsi n'igihe M23 urafatiye Goma kandi nguzajyayo wakubonye ibi ntabwo mbyemera ibyo ni by'ubwenge kandi nakubwiye ntabwo nose utaba ubwenge M23 wataganiye nzi naho ikorera
noneho Sandrine ngiye kukubaza Igitari cy'ubwenge. Yego. Ubwenge buke M23 yitoreza he? Yitoreza he? Bunagana. Hey! N'izina ry'Imana ribona. Papa wagize nde ikibari? Yesu Bane gikongo bani pe. noneho ndakwemeje. Bunagana se ni muri Kongo. Umve mubwira n'umuntu batoza se. Kapiteni Songoni no ntabwo akiri kapiteni ni Lieutenant Colonel Songoni ndagusuhuje Songo. Songoni. Hi papa Colonel Songoni. Yes ni ubatoza man. Hey Ninjye ugiye kubaza. Siwazanye ibintu bya Kongo. Siwa bizanye. Okay. Bagiye. Banaba. Uragisha Kelsi. Nabo. Akubonye. Nabonye. Ari bakubona. Barinjishije. Bari bakubona. Nagusika no Twagiye mbaza. Siwazanye ibyo hariya. Nibyo dukomeza tubivugeho. Erega ni nabyo bigezweho reka ibyo tunavuga. Biratombe. Tombe. Sibyo? Ni nabyo bigezweho. Ni gisirikare ni zihe ngabo sibyo zihuje sibyo kugira ngo zibashe sibyo kugarura amahoro sibyo muri Sud Kivu na Nord Kivu Ni ntuzi. Ni wazarendo. ingabo zihuje kugira ngo zigarure amahoro. Oya nyine buretse ngusubiza. Tugase nyine Zinkongo mani wazarendo urazizi none se abashaka kuzana amahoro mama ni ntuzi ariko iki twirwaneho. Twirwaneho. Harabura kimwe nako si Ni ntare za Sarambwe. Kirahaniwe. Ntare za Sarambwe twirwaneho hejuru cyane. igifu gisubiza yara Umva kubaza ngo umwami wa nyuma wayoboye u Rwanda. Noneho Sandrine umwami wa nyuma wayoboye u Rwanda. Noneho kugira ngo nanaguhime cyemo n'ubugome. Yatangiye he? Yatabarijwe. Cyonyine nibyo ntabyo. yatangiye hanze y'igihugu pe banamuzanye hano bamushyigura imwima n'umushororo. Ninde nyine Yitwa ndamuzi mani ngabanye amatiku umwana ndamuzi ariko shaho yareka ibyo bintu kandi namuvuze kandi nta n'imyaka myinshi ishize nivuba ejo bundi. nyine inde Kigeli. Sibyo rata. Turashoje. Ikindi ni iki? Ibyo ngiye kukubaza. Baza vuba. Presese bafunze insengero ryaje muri COVID-19. Sure. Zabwo ntibazi. Oya. Ntabwo wansobanurira igihe cyari igihe bafunze insengero hano mu Rwanda tumaze igihe kingana iki tudasenga. Ese muri COVID nore k'ibyo muri COVID nyuma ya COVID twarasenze. Ntitwasenze. Nyuma ya COVID nyine twarasenze. Nese usobanura wenda ukanga ngo mbere bafunze insengero. Nta bwenge burimo. Ntabwo. Nireka ntabyakunaniye se. Insengero bafunze umwaka umwe ushize nibyo bikunaniye. Uwo usengera. Sandrine, nabyo gusenga inyanziri. Aho mbaje kamwaye. Navutse ku itariki zinga. Nje namubyayira Mwaramaze. Ubwenge. Yabifu yose azanye we None navutse ryari. Izana rero. Muretse shore ngamaze. Ntushobora we. Akagacano mugakunde. Nakanyu. Akagacano nakabanyarwanda. Shuti zacu. Kubana natwe. Iyo ufungiye ku icumbi ya Sandrine isigaye. Ninde basize byinshira. Wasize ubundi turanga yo twari no kwandika mu Sezera tujye gucumba ubugari. Avandi yamboneye. Ja, nambwiye ko nabwenge mfite yanga kunyumva. None nasanze nawe tubunganya. Impamvu rero Sandrine ari Sandrine yagiye gahuza ka makeup nagira ngo turebe twisiza ka makeup. Ndagute. Ja, no kuri mwakoze kubana natwe. Nyine ubwenge bw'uyu munsi no kugari bureje. Bwageraga. Naho bwageraga none yakoze kubana natwe. Uko twari dushoboye. Noheri. Turabakunda. Bwabwenge buke burangiye. Turabakunda. Umwaka mushya muhire. Turabakunda cyane. Umuntu utarakora subscribe. Akore subscribe kuri channel yacu. Ladies TV Show 1. Hanyuma wowe ushaka kwamamaza ibikorwa byawe nawe
rwose urakaza neza tukwamamariza nziza twakwamamariza wowe ufite kawunga nziza twakwamamariza wowe ufite kampani wowe ufite iduka shop ikintu cyose gishoboka kwamamaza turahari twakwamamariza kandi urabona ko tubishaka ndakonsa umwana ja bye mwakoze